niba ari ikintu kibi kibaho no gushaka nta igihe tureba hano hafi nitubaza Imana mpamya neza ko ari mwana yasa muri ADPR kandi muri ADPR habamo abantu nubwo abantu benshi batabizera cyangwa se n'ijambo ry'Imana icyo rivuga ko urushako yari gufata umwanya akabisengera akabaza niba mutware avuye ku Mana ko ntabwo Imana yaguha ikintu kikubabaza abaye ari uw'Imana bazarambana kandi baye ataravuye ku Mana nanone nta minsi byazamara rwose bazatandukana kugeza igihe Imana izamuhera uwo yamuvuzeho. Ni na mpamvu gutegereza isezerano ry'ibyiza. Katuriye mu itangiriro 18 tubanze twibaza ubundi gushaka uruvayo. Imana irema Eva arabaho kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Hari abakunda na Imana ikabareka bakabana kubera ko bashimanye n'abandi, ariko abantu bazakorera Imana urugero nk'ura mukobwa afite umuhamagaro wo kuba umuririmbyi, wenda n'urugero n'abandi baba bakomeye baba bagomba gufata igihe bakabisengera. Kabiri, umuntu Imana iguhaye aba ari umuntu mugomba gufatanya mugasenga, kubera ko urabona Vestina akorera Imana, yarakeneye umugabo w'umukozi w'Imana n'urugero cyangwa se wubaha Imana. Sinzi Edirisa niba ari izindi nshingano cyangwa amagara Imana afite mu buzima bwe, niyo mpamvu byo ntabwo mbizi niba barabisengeye ngo bifate igihe. Ariko reka dusome mu mubwiriza ibice 4:9 ubwo navuga ngo ababiri baruta umwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we. Nicyo kintu wacyumvise nuko ngo ukeneye umufatanyabikorwa mu patina hahandi ugize intege nke bakakuzamura. Shoka wenda yari afite bura butunzi ni bwiza kubera ko butuma abantu bakubaha, ariko ikintu cy'umwuka cyangwa ikintu cyo kubumana cyo kiba ari ikindi. Biba bisaba n'umuntu mufatanya mu masengesho. Aravuga ngo kuko iyo umwe aguye abyutsa mugenzi we, ngo ariko uguye ari wenyine utagira umubyutsa wabonye ishyano. Rero ntabwo twavuga ngo ni ishyano ryabaye nanone kameme kuko tutaramenya ngo ni ibiki by'abana divorce nabaye kuba Kristo ke ntabwo tuyemera, ariko nanone haje ibintu byo ntabwo arerura ngo tubwe niba barazemo kumukubita n'ibindi, ariko hari abakozi b'Imana bundi iyo ibintu byaje mu rupfu wavamo. Biravuga ngo kubatizera ushaka gutanatana. Rero ngo umuntu nawe yanesha umwe ababiri bo bamunanira ngo kandi umugozi w'inyabutatu nucika vuba. Iki kintu ucyumve, inyabutatu ubundi Imana ivuga inyabutatu urumva haba hajemo umugabo n'umugore n'Imana hagati. Rero urushako rutarimo Kristo, rutarimo kubaha Imana, rutarimo gutinya Imana, ntabwo rwareka gutandukana, kuko n'igituma bafatana ni Imana hagati yindi bahuza. Rero yivuyemo bihita bibasepare, umwe akajya undi akajya. Rero nabo iyo baza kwa bana bisengeye wenda Idirisa sinzi Reva ariho yo gusenga, sinzi wenda na Vision yari afite y'urugo rugo, kandi igihe umuntu ashaka kubera akazi cyangwa imyaka cyangwa nk'ibyo ngibyo abantu bakaguhuza n'undi ukapfa kwinjira mu rushako, kandi urushako ni igihango. Suzi ko se na kera mu gihango uyu muntu yabagamo cyangwa mwicaga. Niyo mpamvu gushaka rwose ntabwo ari ibintu byo guhubukirwa, ni ibintu byo kwitondera. Umuntu ukabanza ukamenya ko intego ufite zihura n'izo afite. Yego. Vision afite niba ari urugero wenda njye niba nza umushumba, nibaza nshatse nk'umukobwa Imana itateguye ko azamubura pastor, ni ikibazo gikomeye, ntabwo itorero ryazarandinga. Wenda abandi wenda baba bafite kuzajya muri politiki, kuko ngo ugomba kuganira n'uwo muzabana mbere na mbere ukareba ko intego cyangwa Vision afite wazuje kuyifitingamo cyangwa se kuzuza icyo cyuho. Ese birashoboka ko ushobora gushaka wenda nk'umugore cyangwa umugabo ufite wenda umutima wo kuba atakizwa cyangwa ukibereye mu by'isi udashaka Imana mu buzima bwe, mwashakana akaba yakugusha wowe uri umuntu w'Imana? Ari Imana yabivuze biragoye. Imana yabikwemereye ko ari we wawe. Icyo kintu nyine Imana nakubwira ngo tuba tugomba kubanza kubaza Imana. Kuba ariko urumva nabubaha Imana kubera ko biravuga ngo mbese ngo ubwirwa n'iki ko kwizera k'umugabo udakijijwe ko azakiza umugore. Kuko kuri Kristo nta muntu nta bantu bari babaho abo umuntu umwe. Niyo mpamvu biravuga muri Matayo 5:19 ngo nicyo kizatuma umuntu asiga se na nyina akajya kubana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Nuko ngo umuntu iyo ari umwe n'undi urugingo rumwe ntabwo ushobora kurwara urundi ruvuga ko ari ruzima. Birashoboka ko umugore wawe ushobora kumwerera imbuto agakizwa cyangwa ukamusengera
cyangwa umugabo nawe umudamu agakizwa agasengera urugo rugakizwa. Ubundi ariko biba byiza iyo umugabo ari ukijijwe. Dusoza ndetse turi no mu nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu, reka ngusabe ugire ijambo cyangwa se inama uha Vestine ari mu bihe bibi, ari mu bihe by'uruvugo cyangwa se by'amagambo menshi bari kumuvuga, atabyitwayemo neza, yagwa nawe ugasanga ararambaraye cyane. Niki wamubwira? Okay, Paul navuze ngo mu rwandiko rwa 3 yandikira Dema, aravuga ngo ukundwa ntukigane ikibi ahubwo wigane icyiza. Ukora ibyiza niwe w'Imana, naho ukora ibibi ntiyari yabona Imana. Kuvuga ngo iri jambo ni ryo twamuha, riri mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana igice cya mbere umurongo waho wa 11, ngo ukundwa ntukigane ikibi ahubwo wigane icyiza. Ukora ibyiza niwe w'Imana, naho ukora ibibi ntiyari yabona Imana. Rero Vestina yakoreye Imana kandi turamwifuriza ibyiza, yigane ibyiza. Nta mpamvu yo kugira ngo tumubureminge, byabaye haracyariho ibyiringiro. Icyo giti iyo gitewe cyangwa kigashibuka, kandi Imana biravuga ngo hamwe n'ibitugerageza Imana izaducira akanzu tubashe kubona uburyo bwo kubyihanganira. Tugiye kumusabira Imana imukomeze kandi ntahumure. Imana iracyamufitiye icyizere, Imana izamukoresha. Birashoboka ko ari ubuhamya Imana iri kumwubakira kugira ngo azafashe abandi bantu bashatse bakiri bato cyangwa se batangwemo pasi nk'uko byamugendekeye, ariko azabisohokamo neza, kubera ko twizeye ko Imana yamuhamagaye ikamuha murumuna we baririmbana, ikamukoresha umurimo ukomeye. Iracyamufitiye ibyiringiro kandi ikimutezeho byinshi. Rero nta kigeragezo kitagira iherezo. Natwe twagiye muri prison badukata imyaka 5, Imana idukuramo turabera, kubera ko gukorera Imana rimwe na rimwe turanarengana, nahoze mbivuga. Rero nawe birashoboka ko uyu munsi ari ishuri ry'Imana, abantu bari kumufataho ijambo, ariko hejuru y'amagambo y'abantu hari ijambo ry'Imana. Imana iragukunda mushiki wacu, Imana iracyakwizeye, humura kandi never give up. Bizarangira amahoro. Ibigeragezo ufite urabisohokamo none. Bibiliya irangira mu Gutegeka kwa 2 ibice 3 umurongo waho wa 2, ngo igihe twazamukiye umusozi kirahagije kaducyamike. Rero nawe ugiye umaze kwa idirisa bamugane kirahagije. Imana ishaka kucyamika ku buhamya ko yo buzaba buhagije, niyemera ko mutana, ariko nanone niyemera ko mukomeza kubana za muhindura, kuko irabishoboye, ahinduka umupapa mwiza. Ubundi bushake bwayo reka nibwo buzaba. Gusa wowe nibiguca intege n'ibikuvugwaho byose, Kristo aracyagukunda. Imana iracyakwizeye, murimo ukora kuririmba no kugaburira iby'Imana mu biterane hirya no hino mu makonseri, ntabwo umuhati wari ubusa ku Mwami Imana. Rero tugiye kugusengera, n'abandi bakwifuriza ibyiza, tukuri inyuma, komera, humura, uzabinyuramo. Vuba aha rwose uzabunezerewe kandi Imana igufitiye ibyiza kurushaho. Tukwifuriza ibyiza mushiki wacu. Mana y'agakiza kacu, Mana ikiranuka, Mana yabonye Vestina ko muri iki gihe ahura na Idirisa, bikaba byagenze gutya, bikaba biri kuvugwa mu buryo butandukanye. Natwe tuje kumukomeza, tumusabiye gukomera, Umwuka Wera abane nawe mu ubwenge bwo kubinyuramo neza. Kandi ndabizi ko nta kigeragezo kigera ku muntu atari rusange mu bantu. Biravuga ngo hamwe n'ibitugerageza Imana izaducira akanzu tubashe kubyihanganira, tubashe kubinyuramo. Ubuntu bw'Imana bukomeze bumugereho Vestina ndetse na Dorcas murumuna we, akomeza abonere mu kuboko kwawe kandi ukomeze kubasohoza ibyiza bavuzeho. Cyo twirukanye muri rugo n'imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ukuboko k'Uwiteka kwishobora byose kububakire, kubagirire neza kandi kumusore muri iri shuri amahoro. Murinde kugwa ndetse n'ibindi byose byamuvugaho bidatunganye, tubihagarikishije amaraso ya Yesu, tubikubitishije hasi imbaraga z'Umwuka Wera. Kwera ko Imana Aburahamu kuwe ku buzima bwe kandi umuhe kunezerwa muri iki gihe, byose bikomeze kumufatanyiriza, ukomuzanira ibyiza, Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.